Muraho ndabashimye rwose akanya mufashe ko kumva ubu butumwa Imana nshize ku mutima rwose Imana ibaha umugisha utagabanutse. Ubwo rero rwose reka dufate aka kanya nyine tugiye kureba ku bintu bigendana n'ibintu bitandatu umukristo wese agombye kumenya. Reka rero nsenge kugira ngo umwuka wera atuyobore. Mana isumba byose byiringiro bizima umukunzi wacu turasabye rwose ngo akanya nk'aka ngaka wowe Mana nziza rwose utwegere. Mwuka wera turasabye ngo dusobanurire kuko dushaka kumenya ibyawe kandi tugashaka kumenya n'ukuntu tugomba kubaho muri ubu buzima waduhaye nk'abakristu nk'abana bawe kandi bashaka gukora umurimo wawe rwose bafite imbaraga zivuye iwawe. Turasabye rero umwuka wera ubane natwe kandi utuyobore udusobanurire kurushaho ndetse turusheho no kukwegera. Tubisabye nizeye mu izina ry'umwami wacu mwiza watubambiwe ku musaraba Yesu Kristo. Haleluya, amen. Ubutumwa rero turareba ku bigendana n'ibintu bitandatu umukristo wese yagombye kumenya. Icya mbere umwuka wera n'Imana. Umwuka w'Imana ni iki? Ikigendana n'umwuka w'Imana reka tubirebe hano mu itangiriro rya mbere igice cya mbere kugera ku murongo wa kabiri. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere kugera ku murongo wa kabiri. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa, umwijima wari hejuru y'imuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Uyu mwuka w'Imana ni wo wa wundi tujya twumva mu isezerano rishya. Mu isezerano rya kera rero uyu mwuka wakoraga akazi ko gukurikirana ibikorwa by'Imana Data. Turebe urugero, ni nk'ukuntu ahantu umutegetsi w'igihugu agiye hose haba hari abamurindira umutekano. Uyu mwuka rero nawo ukurikirana kandi ukarinda iby'Imana yaremye, kandi ngewe nawe turimo. Bibiliya itubwira ko umwuka w'Imana wajyaga uza ku bantu wajyaga uza ku bantu maze ukagira ibintu ubakoresha. Aha turabireba, tujya tubisanga mu Bacyamanza igice cya 14 n'icya 15, aho twumva ukuntu umwuka w'Imana wazaga ku mucamanza witwaga Samusoni. Uwo mwuka niwo waje kuri Dawidi igihe Samueli yazaga kumwimikisha amavuta. Tukabisanga muri Samueli wa mbere igice cya 16 umurongo wa 13. Reka nsome. Samueli aherako yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akajya aza kuri Dawidi cyane. Nuko Samueli arahaguruka asubira i Rama. Aha biratwereka ko uwo mwuka w'Uwiteka wamuzagaho ntabwo ari rimwe si kabiri, ahubwo bamaze kumusukiraho aya mavuta ukajya umuzaho cyane, ariko ubwo waraza ukagenda. Tugiye muri Yoweli rero igice cya 3 umurongo wa mbere naho haratubwira ngo hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa. Iyi mirongo tuyisanga no mu isezerano rishya. Tugiye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 14 kugera kuri 18, naho haravuga ngo Imana iravuga iti, uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu, nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe babarimo bazarota, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye muri iyo minsi nzabasukira ku mwuka wanjye bazahanura. Mbere umwuka w'Imana wazaga ku bantu ukabakoresha ariko igihe kizagera maze amusuke kuri bose.
birumvikana ko ngiye nawe uwo mwuka ugomba kutugeraho, n'utarawubona rwose Imana ijambo ryayo iyo irivuze irarisohoza. Imana ntabwo ibeshya. Uyu munsi Yesu ati ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi ari muri mwe, atura muri mwe. Iyi nabyo tubisanga muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 17b. Tumaze kureba ku bigendana n'umwuka w'Imana, reka tujye ku karongo ku kindi, ku ipoint ya kabiri ivuga ngo Pentecote ni iki. Ahangaha reka tujye mu isezerano rya kera bivuga ngo Abalewi 23:15 kugera kuri 16. Kandi mujye mubara iminsi muhereye kuri uwo munsi wa mbere w'isabato, ku munsi mwazaniyeho umuganda w'itora ku munsi mwazaniweho umuganda w'ituro ryo kuzuzwa, mubare iminsi y'amasabato 7 itagabanije. Mubare iminsi 50 igeze ku munsi wa mbere w'isabato ya 7. Maze muganurire Uwiteka ituro ry'umuganura wundi. Ubundi rero umunsi wa mbere w'isabato nk'uko tubisomye hariya ni ku cyumweru. Nibi nabyo tumaze gusoma birerekana ko ari Imana yasabye abantu bayo kujya baganurira Imana ngo kuri uriya munsi wa Pentecote, ngo maze muganurire Uwiteka ituro ry'umuganura wundi. Iri ni ijambo ry'Imana dusomye kandi ntirikuka. Ku munsi wa Pentecote rero Uwiteka yategetse abayuda kujya bizihiza bashima ibyo Imana yabakoreye. Yesu yavutse asanga bawizihiza, nuko abikuriramo. Yaje gukora umurimo wamuzanye hano kuri iyi si, ari wo kuvuga ubutumwa bwiza, maze aza gutanga ikiguzi cye, cya kiguzi yatanze cy'ibyaha byacu igihe bamubambaga ku musaraba. Ahangaha rero Yesu yamenye amaraso, amena amaraso ye kugira ngo tubone agakiza kadukiza ibyaha byacu. Maze iki gitambo cyo kudupfira ku musaraba nicyo gisimbura ibitambo batangaga kuri uriya munsi wa Pentecote kiragiye twasomye hara hejuru. Ubundi aho Abisirayeli babaga bari hose bafataga urugendo bakaza i Yerusalemu mu munsi mukuru umuganura no gushima ibyo Uwiteka yabagiriye icyo gihe. Ubwo bazaga n'ibitambo by'amashimwe. Yesu rero yaraje apfa ku musaraba, n'iki kintu yakuyeho. Yesu niwe watanze icyo gitambo, ntabwo twagombye natwe kujya dukora biriya. Imana ishimwe ku bwa Yesu. Turebe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 5 haravuga ngo muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Ubwo bazaga baje gukora iki? Baze gutanga ariya maturo. Yesu yaje gusubira mu ijuru nyuma ya Pentecote, nyuma yo kuzuka nyine. Yesu yaje gusubira mu ijuru ku munsi wa 40 nyuma yuko azuka. Yazamutse mu ijuru, intumwa zimureba, nuko hashize iminsi 10 haba kwizihirwa umunsi wa Pentecote. Ubwo nyine niyo minsi 40 amaze kuzuka, hanyuma iminsi 10 amaze gusubira mu ijuru niho haje kuba Pentecote. Ibyakozwe n'intumwa 2 igice cya mbere. Umunsi wa Pentecote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Yesu yasabye intumwa kurindira mu cyumba cyo hejuru kubera ko yari azi ibigiye kuba. Reka rero turebe mu byakozwe n'intumwa n'ubundi igice cya 2:6. Uwo muriri ubaye, abantu benshi baraterana, batangazwa nuko umuntu wese yumvise ba bandi
bavuga ururimi rw'iwabo. Icyo gihe rero abantu bumvise intumwa zivuga mu ndimi zabo nuko zigira ngo zasinze. Reka rero turebe ibyakozwe n'intumwa n'ubundi, igice cya 2 umurongo wa 12 na 13. Bose barumirwa, bibayobeye barabazanya bati, mbese ibi ni ibiki? Abandi barabanegura bati, basinze ihira. Burya ni byiza kumvira umwuka wera, ni byiza kumvira Uwiteka, kuko iyo Pantekote isohoza, intumwa nazo ziri hamwe n'abandi Basirayeli nabo ntibari gusobanukirwa ibyari birimo kuba. Ariko rero byibuze izo ntumwa icyo gihe cya Pantekoste yabasororeyeho, nuko umwuka wera ubamanukiraho, maze bagira ubutwari bwo kumanuka bazi icyo bagiye kubwira abo bantu. Abo bantu bari hasi bakeka ko intumwa zari zasinze nk'uko twabibonye hara hejuru. Indi point ya 3 rero, ubu tugiye kureba ku bijyana n'umubatizo. Kubatizwa no kuzuzwa bitaniye he? Reka turebe kubatizwa mu mwuka icyo bitubwira. Kubatizwa mu mwuka gukorwa rimwe gusa, kandi gukorwa na Yesu Kristo. Abashumba babatiza mu mazi menshi nk'uko tubisoma mu byakozwe n'intumwa igice cya 1 umurongo wa 5. Havuga ngo, kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Abashumba batirisha mu mazi menshi. Umwuka wera rero icyo gihe yashaka kuvuga ngo mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera, ari ukuvuga ko Yesu Kristo ubwe niwe ubatirisha, umuntu asaba, mbese niwe ubatirisha umwuka wera. Imana idufashe dusobanukirwe n'ibi bintu. Yesu Kristo niwe iriya jambo rishatse kuvuga ngo mu minsi mike, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Ni Yesu ubatirisha umwuka wera wenyine, niwe ushoboye kutubatiza. Ariko icyo dukora ni ukubimusaba, tujye tumusaba atubatize umwuka wera. Kandi nk'uko abana basaba ababyeyi icyo bashaka, ababyeyi bakakibaha, ni gute se Yesu ubwe atakiduha tumusabye? Icya 2, reka turebe ku bijyana no kuzuzwa. Iyo umuntu abatijwe na Yesu aruzuzwa. Turebe mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 2 kugera ku wa 4. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'uw'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari barimo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro. Ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo, nuko batangira kuvuga mu ndimi, batangira kuvuga indimi nk'uko bazihawe n'umwuka wera. Aha rero reka twibukiranye ko mu byaremwe byose umuntu ari we wenyine ufite umugabane w'Imana muri we. Nk'uko tubisoma mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 7, havuga ngo, Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Imana ishimwe kubona turi ba bantu rwose badasanzwe Imana yahumekeyemo umwuka wayo, maze tukagira ubugingo buzima. Niyo mpamvu koko twagombye koko kumva ko tugomba gukurikira Imana tukayimenya, kuko niyo yaduhaye ubugingo. Haleluya. Turere mu Bagalatiya 4:6 haravuga ngo, kandi kuko muri abana bayo nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu, avuga ati, aba data. Ngo nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu, avuga ati, aba data.
uyu mwuka tuhabwa kugira ngo ahishure iby'Imana maze abitubwire. Turashima Imana ikora ibi bintu kuko ishaka ko tuyimenya kandi ngo tuyikurikire. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Ubwo ni ukuvuga ngo ubwa mbere Imana Data yaratwimenyesheje umwuka wayo wadufashije kumenya Imana Data. Hanyuma dukijijwe twakira umwami Yesu, akomeza uwo mwuka ukomeza kutwiyereka mu mbaraga z'umwami w'Imana, ndetse uwo mwuka ukomeza kutwiyereka mu mbaraga zawo. Ngo hanyuma dukijijwe twakira umwami Yesu, akomeza kutwiyereka mu mbaraga z'umwuka w'Imana waje, mu mbaraga z'umwuka w'Imana, mu mbaraga z'umwuka w'Imana wamye uri muri twe kuva kera na kare kose. Hanyuma maze Yesu atubatije mu mwuka wera, tuba twakiriye ubumana bwa gatatu. Umwuka wera udufashe gusobanukirwa n'ibi bintu, kuko ahangaha birumvikana ko ubwo twakiriye umwuka wera, ubutatu butagatifu bwahise bwuzurizwa muri twebwe. Ibi bisaba guhozaho, kuko umuntu ashobora no kugabanukirwa. Imana ishimwe kuri ibi dusobanukirweho kandi bigira aho bituvana, kuko mu Bukristo umwuka wera uratwigisha maze tugakura, kuko ashaka ko tubimenya. Turebere mu gitabo cya Luka igice cya 8:45 kugera 46. Yesu arabaza ati, ninde unkozeho? Bose bamaze guhakana Petero na bagenzi be baravuga bati, erega databuja, abantu barakugose, barakubyiga nawe ukabaza uti ninde unkozeho? Yesu aramubwira ati, hariho unkozeho, kuko menye ko imbaraga imvuyemo. Tujye tuzirikana ko umwuka wera atuzanira imbaraga. Twakomeza kuguma muri izo mbaraga, nazo zigatuma umwuka wera akomeza umurimo akorera muri twebwe, atwegereza Imana Data na Mwana, atwigisha iby'ijuru. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Reka tujye mu byakozwe n'intumwa umurongo wa mbere, igice cya mbere umurongo wa 8. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya, no kugeza ku mpera z'isi, no kugeza ku mpera y'isi. Dusabwa guhora twuzuzwa, kuko izo mbaraga zishobora kudushyiramo. Reka turebe rero ukuntu zishyira mu muntu. Reka turebe icyo ibyakozwe n'intumwa 23:31 hatubwira. Haratubwira ko izo mbaraga zashyize mu ntumwa kugeza ibihe intumwa zabonye ko ibigeragezo zahuye nabyo byatumye umwuka, imbaraga ziri muri zo wagabanutse. Icyo gihe barasenze basaba Imana ngo ibafashe gushyira amanga ku murimo, kuko ibihe byanyuzemo, ibihe bari bari kunyuramo byari bikomeye. Ibyo bihe byari byabakamuye kubera ibigeragezo bagiye bahura nabyo. Umukristo uhagaze neza mu Mana rero umubwirwa nuko ahagaze iyo ageze mu bihe bikomeye. Iyo ahuye n'ibigeragezo niho umenya ukuntu ahagaze mu Mana. Akenshi abakozi b'Imana baragwa kubera ko imbaraga zabashizemo, kubera ko imbaraga ziba zarabashiranye, maze ntibongere kujya kuzuzwa mo imbaraga. Iyo bashyiriwe rero ntibabimenye, urumva nyine baragwa. Maze na Yesu Kristo ubwe yakoraga umurimo ku manywa, maze akajya kwiyuzuza mu imbaraga mu masengesho. Cya gitondo, cya gicuku yajyaga azinduka ajya kuganira na se wo mu ijuru. Turangije agapoint ka gatatu, tugiye kujya ku gapoint ka 4. Karatubwira ngo umumaro w'umwuka wera. Tujye mu gitabo mu Ivanjiri ya Yohana igice cya 16 umurongo wa 7 kugera ku wa 8.
igice cya 16 umurongo wa 7 kugera ku 8 haravuga ngo ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeze iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Twongeye kureba mu ivanjiri ya Yohani rero, reka turebe hariya mu gice cya 16 umurongo wa 13 kugera kuri 15 icyo hatubwira ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwo azanyubahiriza, kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Ibyo data azenda ku byanjye akabibabwira. Ibyo data afite byose ni ibyanjye. Nicyo gitumye mvuga nti azenda ku byanjye abibabwire. Imana ishimwe. Ibyo Bibiliya ivuga ku mumaro, ibyo reka turebe rero ibyo Bibiliya itubwira, reka turebe ibindi Bibiliya itubwira, cyangwa se dukomeze turebe ibyo Bibiliya itubwira ku bigendana n'umumaro w'umwuka wera mu buzima bwacu. Uyu mwuka wera uradufasha kandi ukadushyigikira, ukadukomeza muri iyi nzira y'abakristo. Udufasha kubana na Yesu ibihe byose naho turi hose. Kandi uyu mwuka ntabwo dusiga nk'imfubyi nk'uko tubibona mu ivanjiri ya Yohani cya 14 umurongo wa 18 hari kuvuga ngo sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Uyu mwuka utuma dushobora kubona Yesu aho abandi batamubona, yaba ari mu isoko, yaba ari muri sinema, ndetse yaba ari no mu kazi, aho turi hose abantu ntibashobora kumubona, ariko abandi bantu ntibashobora kumubona, ariko twebwe dufite umwuka w'Imana, twe turi mu mwuka wera w'Imana turamubona. Imana ishimwe kubw'ubu butunzi. Uwo mwuka rero atuyobora mu kuri nk'uko tubisoma muri Yohani 16 igice cya 16 umurongo wa 13 kugera kuri 14. Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwo azanyubahiriza, kuko azenda ku byanjye akabibabwira. None rero umwuka wera azajya twumviririza, na niko kazakora. Aratwumviririza maze akatubwira uko ibintu bimeze, kuko atubera mu nteko. Imana Data ikorana na Yesu Kristo agadutakambira ku Mana Data. Umwuka wera nawe ukatwumviririza, nawe ukaza ukatubwira, ariko utubwira ukurikije uko ubishaka, kuko ntabwo watubwira byose. Tubwira uko ibintu bimeze mu ijuru. Imana ishimwe ko dukomeza guhishurirwa, kandi ari umwuka w'Imana, umwuka wera ari wo ubituzanira. Imana yabwe icyubahiro. Turebe ku gapoint ka 5 katubwira ngo impano z'umwuka wera n'imbuto zawo bitandukaniye he. Turebe ku mpano z'umwuka wera. Ibyo tubisanga mu gice cya mbere cy'Abakorinto, mu Bakorinto ba mbere igice cya 12 umurongo wa 4 kugera ku 10. Igice cya mbere nako Bakorinto ba mbere igice cya 12 kuva ku murongo wa 4 kugera kwa 10. Ngiye gusoma. Icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi, ariko umwuka ni umwe. Kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana, ariko umwami ni umwe. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka, kugira ngo bose bafashwe. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka
kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga mu ndimi nyinshi, ndetse undi agahabwa gusobanura indimi. Tubivuze rero mu magambo makeya, reka turebe ukuntu twabivuga. Biravuga ngo icya mbere hari uhabwa ijambo ry'ubwenge, undi agahabwa ijambo ryo kumenya, undi agahabwa kwizera, undi agahabwa impano yo gukiza ibyaha, undi impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa impano yo guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa impano yo kuvuga indimi, hanyuma undi agahabwa impano yo gusobanura izo ndimi. Imana ishimwe kubona Imana itanga izi mpano, kandi umuntu wese uzifite rwose aba afite umugisha. Ni ukuvuga ngo umwuka wera arahari kandi uzitanga uko ubishaka, kandi ni ukugira ngo dukore akazi k'Imana nk'uko bigomba. Reka rero turebe ukuntu izi mpano zigabanyijwemo ibice bitatu. Ihishurirwamo harimo icya mbere ihishurirwa impano, ahantu kuvuga ngo ijambo ry'ubwenge, ijambo ry'ubumenyi no gutandukanya imyuka. Igice cya kabiri impano z'imbaraga. Donc igice cya mbere ihishurirwa impano igendana n'ijambo ry'ubwenge, ijambo ry'ubumenyi no gutandukanya imyuka. Igice cya kabiri ni impano z'imbaraga bigendana no kwizera, impano zo gukiza indwara no gukora ibitangaza. Igice cya gatatu kigendana n'impano zo kuvuga mu ndimi no gusobanura ubuhanuzi. Umukristo wese yagombye kumenya impano ze, ndetse akajya azirinda umwanzi, kuko umwanzi ntabwo yifuza ko hari umuntu ugira impano cyangwa ngo agire n'imbuto zayo. Agomba kutiratana icyo Imana yamuhaye, akirinda kwiyemera ku bandi nk'aho bo batazifite. Akenshi ijambo ry'Imana riherekezwa n'ibitangaza kugira ngo Uwiteka yiheshe icyubahiro. Tuvuye ku mpano rero, reka turebe ku mbuto z'umwuka wera. Dusanga mu Bagalatiya 5 igice cya 5 umurongo wa 22 kugera kuri 23. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda ibimeze bityo nta mategeko abihana. Wenda tubivuze twihuse. Imbuto z'umwuka wera ni urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka, kugwa neza no kwirinda. Bene data rero, hari imbuto 9, hakaba n'impano 9. Imbuto zigaburira impano. Buri mpano iba ifite urubuto rwayo ruyitunga, nirwo ruyikoresha rukaryohera abaruriyeho bose. Ni ukuvuga ngo uzarebe iyo umwigisha w'ijambo ry'Imana ahagaze imbere y'abaturage cyangwa imbere y'abantu ari kwigisha, agomba gukora imbuto yo kwishima n'impano yo kumenya ijambo ry'Imana. Isura ye yonyine itera abamureba kumwumvana ibyishimo. Bishimira imvugo ye kuko harimo gusobanukirwa n'ibyanditswe byera, ibyishimo n'ubugwaneza arivugana. Abakozi b'Imana rero baherekeresha ijambo ryayo gutukana, gusabiriza no kuvuga nabi, baba babuze imbuto z'umwuka wera. Abo bakozi b'Imana baherekeresha ijambo ry'Imana ibintu nk'ibi, murabibona nyine baba babuze imbuto y'umwuka wera. Impamvu ari byiza kumenya ko ufite impano wese yagombye kureka umwuka wera nawe ukamukoreramo, imbuto y'umwuka wera nayo ikagendana n'impano Imana yamuhaye.
abakorera Uwiteka bafite ziriya mpano baba bagomba guherekezwa n'imbuto yo kugwa neza, kugira ngo ingeso nziza, kutaryagagura, kwirinda kuvuga amagambo mabi cyangwa amagambo menshi adafasha umuntu, no kutiyandarika bibe ari ibintu bituma abana b'Imana bamubonamo koko umukozi nyakuri. Abanga bagakora ibyo baba babuze, abanga bagakora ibyo bashaka, baba babuze imbuto z'Umwuka Wera. Ahangaha ni ukuvuga ngo impano yangizwa no kutagira imbuto ikorana nayo. Impano n'agakiza ntaho bihuriye. Umuntu ashobora guta agakiza ke, ariko impano igakomeza gukora kuko ari igikoresho Uwiteka ashaka kungukiramo, agira ngo agire abantu iminyago myinshi agaruza kugira ngo umwanzi atabigarurira. Reka rero turebe ku gapuwe ka nyuma. Aka gapuwe ka nyuma gafite ibintu bitatu, uburyo butatu bwo kuyoborwa n'Umwuka Wera. Twaha Umwuka Wera ngo atuyobore. Ahangaha turebye Abagalatiya 5:25 haravuga ngo niba tubeshwaho n'Umwuka Wera tujye tuyoborwa n'Umwuka Wera. Ngo niba tubeshwaho n'Umwuka Wera tujye tuyoborwa n'Umwuka. Abayoborwa n'Umwuka Wera nibo bana b'Imana mu kuri. Tukongera tukabona mu Bagalatiya 5:16 naho haratubwira ngo ndavuga nti muyoborwe n'Umwuka kuko aribwo mutazongera, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Imana ishimwe kubw'ijambo ryayo, kuko riradusobanurira kandi rikadufasha gukomeza kuba abayoboke b'Imana uko Imana ibidusaba. Reka rero turebe ikintu cya mbere muri biriya bintu bitatu. Icya mbere kiravuga ngo kuyoborwa n'Umwuka Wera 100%. Turebe mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 16:6 haratubwira ngo ubikeye banyura mu gihugu cy'Ifurugiya n'i Galatiya, babuzwa n'Umwuka Wera kuvuga ijambo ry'Imana muri Asiya. Ibi bisaba kumvira Umwuka Wera, kugeza aho iyo ukubujije ugomba kuwutega amatwi. Iyo ukubujije kugira icyo ukora, umuntu wese agomba kukireka nta ngingimira. Biragaragara hano rero muri iyi baruwa ko Pawulo yayoborwaga n'Umwuka Wera 100%. Turebye rero mu Byakozwe n'Intumwa 21:11 haratubwira ngo ageze aho turi, yenda umushumi wa Pawulo awiwohesha amaguru n'amaboko, aravuga ati Umwuka Wera avuze ngo nyiri uyu mushumi niko Abayuda bazamubohera i Yerusalemu, bamutange mu maboko y'abapagani. None rero nubwo yabwiwe gutya, Paul yaragiye kuko yarazi ko Umwuka Wera uzamuyobora. Ndetse yaje kuyoborwa n'Umwuka Wera mu ijuru rya gatatu, maze abwirwa ibyo abantu batasobanukirwa mu byo tujya dusoma mu Bakorinto ba kabiri igice cya 12 kuva ku murongo wa 2 kugera ku wa 4. Umuntu uyobowe n'Umwuka Wera wese arabanza akawugisha inama mu byo agiye gukora byose, cyangwa muri gahunda aba agiye gufata yose. Urugero nko kubaza Uwiteka aho ugomba gutura, niba Uwiteka aba ashaka ko ajya aho ashaka kujya, cyangwa se niba inkumi cyangwa umusore aba ageze igihe cyo gushaka, akajya ahubwo abaza niba uwo bagiye kurwubakana ari wa wundi Imana yamuhitiyemo. Ibi byose ni ibintu umuntu agenda akabaza Umwuka Wera, kandi Umwuka Wera rwose urasobanura, uguha mbese
amahoro, ndetse ukanagusobanurira icyo uko Imana ishaka kubaho, mbese ubushake bw'Imana mu buzima bwawe. Uwiteka Imana ikunda abayigisha inama, abayibaza gutya, kuko irabakunda, kuko iba igomba no kubayobora muri byose 100%. Niyo habaye ikibaye kiri mu bushake bw'Imana, uwo muntu yibuka kubwira Uwiteka ibyabaye ayishimira, kandi niyo ahuye n'ibigeragezo Uwiteka aramutabara. Ni nk'uko umuntu wagiye muri misiyo avuye mu gihugu cye, iyo agize ikibazo atabaza ambasade y'igihugu cye aho iri hose, aho cyangwa cyaho yagiye, atabaza ambasade y'igihugu cye aho hantu aba yagiye. Tuvuye ku kintu cya mbere kitubwira kuyoborwa n'Umwuka Wera 100%, tugiye kuyoborwa iki cya kabiri, ni kuyoborwa n'Umwuka Wera 50%. Ibi nabyo bibaho. Ahangaha umukristo abwira Uwiteka ati, abwira Umwuka Wera ko nawe afite ukuntu abishaka, ko afite ubwenge na logique y'ibyo ashaka. Iyo ari umusore aravuga ati, ko hari abakobwa benshi, ni kuki ngomba kubisengera, ko ahubwo nagombye gutoranya uwo nshaka muri bo, uwo nifuza. Abantu baba bashaka ko Umwuka Wera ubayobora, ukabafasha gukorana nabo ibyo bishakiye, ubigenza gutyo nyine. Ariko iyo hagize ikiba, ibintu ntibigende nk'uko babishaka cyangwa uko babyifuza, abo bantu barakubitika cyane, kubera ko baba barasuzuguye Umwuka Wera, ntibumve inama zawo, bahura n'ibizazane rwose. Urugero, mu ntumwa za Yesu, umuntu witwa Paul, umuntu witwa Petero yaragoranye cyane mu gukorana na Yesu, kuko yakundaga kubizanamo ikintu cyitwa logique, mu gihe abandi bose babaga bemeye ibyo babasaba gukora nta kibazo. Ariko umuntu witwa Petero agatangira kubaza ibibazo. Ikibazo cya mbere Petero yagejeje kuri Yesu Kristo, aramubaza amwegereye ati, ko twasize ibyacu tukagukurikira nta kindi dufashe, uzaduhemba iki? Iki kintu rwose n'umuntu wese yagombye kukibaza. Ni kuki tugomba gusaba Imana ibihembo, kandi hari ukuntu Imana ibigenza tutagombye kujya kuyirogoya? Muri iyi si, urugero rw'uko Imana ihemba abakozi bayo, reka turebe ukuntu turusanga muri Bibiliya, nabyo turebe mu Byakozwe n'Intumwa, igice cya 28 umurongo wa 7 kugera ku wa 10. Aho hantu rero hakaba havuga ukuntu Pawulo yakijije ise w'umutware w'Imerita. None reka turebe wenda ku murongo wa 10 niwe utubwira neza, uvuga ngo baduha icyubahiro cyinshi, kandi tugiye gutsuka bashyira ibyo twari dukeneye byose mu nkuge yacu. Gusa ntimwumva ko bahawe ni amashimwe babahaye, ni nko kubashima cyangwa se kuvuga uti nimwakire, mwagize neza, kandi banabisabye. Ngo baduha icyubahiro cyinshi, kandi tugiye gutsuka bashyira ibyo twari dukeneye byose mu nkuge yacu. Imana ishimwe. Tujye tuzirikana ko kubaha Imana ari byiza kandi bigira umumaro. Imana ijye ibitwibutsa, kandi tubeho muri ubwo buryo. Turebe rero agapoint ka nyuma kavuga ku buryo umuntu ayoborwa n'Imana, ayoborwa n'Umwuka Wera ku ngufu. Kuyoborwa n'Umwuka Wera ku ngufu, hari ukuntu Umwuka Wera utubuza gukora ikintu cyangwa kujya ahantu kubera ko uba wabonye ibiri imbere. Ntabwo twari dukwiye kwiyumvisha ko imbabazi z'Uwiteka yagiriye abantu bose, ariko natwe yagombye kuzitugirira niba tutari kumwumvira.
igihe cyose iyo umuntu ashatse kubyigana n'umwuka wera maze agashyiraho n'imbaraga ze arahavunikira cyane. Uzarebe nk'iyo ufashe urugendo Uwiteka atashatse ko wowe ufata, ugera imbere ipine y'imodoka igatoboka, cyangwa se imodoka ikagupfiraho nta kintu kiyishe rwose, wagerageza kuyatsa bikanga pe, maze kera kabaye ukaza kumenya ko burya gahunda wafashe itari muri gahunda Imana igufitiye. Uwiteka tubabarire. Cyangwa se ukarwara ukaremba pe, maze wakira ukamenya ko ari Uwiteka washatse ko bigenda gutyo, ukamenya ko ari uko ibyo washakaga gukora icyo gihe bitari mu bushake bw'Imana. Icyo gihe umwuka wera wari wabonye ibyari bigutegereje icyo gihe, kubera ko umwuka wera uba ufite inshingano ku buzima bwawe, inshingano zo kukurinda ndetse no kukuganiriza, zikugira inama. Turebe rero muri kiriya gitabo cyo kubara, hari isomo dukura mu kubara 21, igice cya 22 kuva ku 21 kugera kuri 25, ahantu twumva inkuru ya Balamu na Balaki. Umuhanuzi Balaki yabajije Imana maze iramusubiza iti, ugende ubwire bari abantu ko idashaka ibyo bari gusaba uriya muhanuzi. Bwarakeye maze Balaki atuma intumwa zirushya abambere ubutunzi n'icyubahiro, nuko bereka umuhanuzi Balamu indamu nyinshi, ubutunzi azabona n'icyubahiro azagira naramuka yemeye ibyo Balaki ari kumusaba gukora. Icyo gihe Balamu yasubiye ku Mana, yasubiye imbere y'Imana asenga, ayibaza uko abigenza. Maze Uwiteka aravuga ati, sinakubwiye uko ibintu bimeze? Nuko Balamu ati, rwose reba n'ibintu banzaniye. Maze Imana irareba iti, okay, ngaho genda. Bene data, uru ruhusa ntabwo Imana yari umuhaye ibishaka, ahubwo ni kwa kundi umubyeyi agira ati, abwira umwana ati, tumuka, ohohagwa aho ngaho, ohohagwa iyo ugwa. Urebye koko urwo aba ari uruhusa ruzima? Bakristo bene data, ntitukajye twihutira kwemera ibisubizo Uwiteka aduhaye byose turi gutitiriza kandi tuzi ko bitari mu gushaka kwayo. Ngira ngo mwumvishe ko byagenze hariya kuri Balamu. Ahubwo tujye tubanza tubaze Imana niba ari ibyo biri mu gushaka kwayo, tubanze tuyitere kugwa neza, maze nitwumva koko duhagaze neza imbere yayo twemere igisubizo aduhaye. Kuko muri iriya mirongo yo kubara 22, igice cya 22, 21 kugera kuri 25 hatubwira ko Balamu yagize ibihe bibi cyane, kuko yagiye akubitika. Dusomye ukuntu ya ndogobe yari mutwaye yabonye umumarayika, maze iryama ku mugunguzi iri guhunga uwo mumarayika, maze ikirenge cya Balamu kirakomerekera pe. Ahangaha biratugaragariza ko nta kintu Imana itakora kugira ngo umwana wayo cyangwa umukozi wayo, abantu bayo, bo kujya kugwa mu bintu Imana itashatse. Ariko rero Imana nyampuwe, marayika yaje kumwemerera kugenda, maze amubwira ko azavuga iby'umwuka wera azamushyira mu mutima, iby'umwuka wera azamushyira mu kanwa aba ari cyo azavuga. Kubera iki?
yamubwiye uku nyine kubera ko yamubwiye amukangara kubera ko yabonaga ko afite igitekerezo cyo guhindura ibyo umwuka wera uzamubwira, akabwira Barake ibimuvuye mu mutima atari ibyo umwuka wera amubwiye. Ibi rero bishavuza Imana, niyo mpamvu uriya marayika yaje. Yewe kugera no muri iyi minsi ibintu byo gushaka ubutunzi bisitaza abakozi b'Imana benshi. None rwose twagombye kujya dusaba Uwiteka maze akaduha ibyo dukeneye bizatugirira akamaro, atari bituzaniye umuvumo. Uwiteka Imana ijye idushoboza maze tuyikorere aho ishaka ko tuyikorera, ndetse tuyivugira aho ishaka ko tuyivugira, cyane cyane iyo tuyibera umuhamya w'inyangamugayo. Kuko iyo tubigenje dutyo, Imana yacu ibidufitiye ibihembo biruta iby'umwana w'umuntu wese yakwifuza cyangwa yaguha. Iki gitabo cya Ezekiyeli kiduha ingero nyinshi zidufasha kumva ukuntu umwuka wera ukora ku ngufu iyo Imana ishaka kubyereka cyangwa ishaka kugukoresha. Ezekiyeli 3:12 haravuga ngo maze umwuka aranterura, numva ijwi rihorera cyane rinturutse inyuma rivuga riti, ubwiza bw'Uwiteka buherwe umugisha mu buturo bwe. Tukongera tukabibona mu Ezekiyeli 3:14 havuga ngo nuko umwuka aranterura aranjyana ngenda nshyaririwe ndakaye cyane, ariko ukuboko k'Uwiteka kwari kunkomeje. Iby'umwuka wera wakoraga ku ngufu byose wagiraga ngo ugeze umuntu aho Uwiteka yashakaga byanze bikunze. Kandi muri Ezekiyeli 8:3 haravuga ngo maze arambura igisa n'ikiganza, afata umusatsi wo ku mutwe wanjye, maze umwuka aranterura angeza hagati y'ijuru n'isi, anjyana i Yerusalemu ndi mu iyerekwa ry'Imana, angeza ku rugi rw'irembo ry'imbere ryaherekeye ikasikazi, aho intebe y'igishushanyo gitera Imana gufuha yari iri. Kandi koko dukomeje tukareba twanabona n'ibindi muri Ezekiyeli 11:24 naho havuga ngo maze umwuka aranterura anjyana mu Bukarudaya, kubajyanwe ari imbohe, ndi mu iyerekwa kubw'umwuka w'Imana, maze iyerekwa nabonye rihera ko rimvamo. Ahangaha rero Ezekiyeli ntiyashakaga kuba umuhanuzi w'Imana kuko yari ataragera mu myaka yemerewe kuba umuhanuzi, ndetse ntiyashakaga gukora uriya murimo kuko yari azi urupfu Yeremiya yapfuye. Yeremiya ndetse Yesaya ahangaha bavuga ko yapfuye bamushyize urukezo mu kanwa. Aha rwose yumvaga ko umuhanuzi w'Imana wese yapfaga nabi, urebye kuri izi ngero tumaze gusoma. Reka turebe no kuri uyu murongo, iki gice cya 43 Ezekiyeli 43:5 naho ukuntu hatubwira ukuntu umwuka aravuga ngo umwuka aranterura anjyana mu rugo rw'imbere, ndebye mbona ubwiza bw'Uwiteka bwuzuye urusengero. Ibyo ni ukuvuga ko umwuka niwe waza kwikorera ibyo ushaka gukora, ntago ari ukuvuga ngo umwana w'umuntu yashaka ko bikorwa, ahubwo umwuka warazaga kwikorera ibyabo. Reka rero ndangize uyu butumwa nifuriza ubwumvishe wese kujya reka umwuka wera ukamuyobora, kuko umwuka wera uyobora umuntu mu bushake bw'Imana. Umwuka w'Imana uyobora umuntu mu bushake bw'Imana, kuko Imana niyo ifite gahunda y'umuntu. Umwuka niwe utanga impano, ndetse ni nawe utanga n'imbuto zayo. Ukorana n'Imana Data kandi n'Imana Yesu Kristo, ndetse ukatugezaho n'iby'ijuru kugira ngo dushobore kumenya uko dukora
umurimo twahawe hano muri iyi si. None rero nta kuntu waba ufite umwuka w'Imana muri wowe, nta kuntu waba ufite umwuka wera muri wowe utarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe ngo akubatize mu mwuka w'Imana, mu mwuka wera. None niyo mpamvu ndi gusaba nti se niba ushaka kuko kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, reka usubire mu isengesho rikurikira maze nkuhegereze umwami wawe n'umukunzi wawe Yesu Kristo. Mwami Yesu, ndabizi ko ndi umunyabyaha, ndasabye ngo umbabarire ibyaha byose nagucumiyeho. Ndasabye rwose ngo umbabarire kubera kari akagene wapfiye ku musaraba ngo unkize ibyaha byose nagucumiyeho. Ndasabye rwose ngo unyuzuze umwuka wawe wera maze amfashe muri iyi nzira y'umukristo ndimo. Ndasabye ngo inema zawe zingereho maze ngukorere ntisubije inyuma. Inshoboza kandi mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Reka ngushimire niba koko wafashe iyi decision bivuye ku mutima. Uwiteka akugirire neza kandi akuyobore muri iyi nzira watangiye. Imana ishimwe. Nk'ubwo ndangije ubutumwa rero, reka nsenge. Mana Data, Mana isumba byose, Mwami mwiza, turasabye Mana isumba byose ngo iri jambo ritagatifu tumaze kumva udufashe mwuka wera turisobanukirwe kurushaho, ndetse yewe turebe n'icyo tudahagazemo neza, dushobore kumva ko turi kugukorera nk'uko bigomba, ndetse nawe wiyerekane kurushaho, dushobore kumva ijwi ryawe neza, maze imibereho yacu iyoborwe nawe, maze utunezererwe, utubereho umugayo, maze mu gihe kiri muri iyi si Mwami tukubere inzabya z'umumaro koko, kandi koko dukoreshe ku bw'ubuntu bwawe. Dushoboze maze igihe uzagarukira Mwami Yesu uzasange twarakoze umurimo neza. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen.